Hano hari itangazo polisi yatanze ku munsi wo kwa gatandatu. Ndavango yavuze yuko abantu bafite ibizamini ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu amatariki y'izamini yabo yasubitswe ku bantu bafite ikizamini cy'uruhushya w'agateganyo provisoire kuri machine. Bisobanuye ngo nta matariki y'ibizamini yandi ahari mw'icyo gihe. Niyo yandikisha icyo gihe uzakora mu kwezi kwa karindwi. Ubwo bize ngo abazakora mu kwa karindwi bazakohera ku itariki 22 kuzamura hejuru. Nubwo icyo gihe bazakora ibizamini musome itangazo murabibona. Indi message y'imana bisobanuye ngo niba byumvikana neza nta gufungura amatariki y'ibizamini byo gutwara inyabiziga cyangwa se provisoire mw'iki cyumweru cyase mu kwezi bihari. Ubwo bize kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu no ukwezi kwa karindwi hejuru yari amatariki batubwiye. Bize ngo muri ano mezi nta bihari. Ngiye nkurikije ukuntu ndi kubona itangazo hano polisi yasohoye. Ikindi hano message ndirimo uyu ni umwanya mwiza wo gufata n'umwanya mwiza wo kwiga neza ikiyabiziga ukamenya neza amategeko y'umuhanda ukagira neza ikiyabiziga kugira ngo bafungure imirongo yo kwandikisha gukora ibyo bizamini muzabe mwabasha kuba mwatsinda mukoze inshuri imwe gusa mugende mwige neza. Indi message irimo ushobora kubona bagufungiye cyangwa se ufite gahunda yo kuzakora muri amatariki. Niba wigaga neza umaze gusobanukirwa amategeko y'umuhanda ongera yandikishe usabe ku itariki 19 cyangwa 20 kumanura hepfo. Urakoze.